Nuko hazimi kwabo ntiyakwemera ko yazima Ipari mu gihugu iwabo Success house bakakubise shotoronto umufana ryivumye isoko mumeze mute ndamaze iminsi ntababona nkabone reka nze mbatere yambu turebe ukuntu muba mumeze nanjye ndaho ndi mu bihugu by'amahanga mumbuye iwacu ndabona mwese ego Dumba urashaka kunzanira amatiku hano nanone yemeze neza ibihugu byanyu ntabyo nakunze numva nshaka kongera nkitahira rwose ewe nagomba muri Amerika ngabo baravuze ngo kinyusi usigaye wibera muri Amerika wapi ntabwo muri Amerika mukumva neza se cyangwa harimo ikibazo niba mutari kunyumva mumbwire ko reka nambara karinete nabonye mujya munyuzamo ijisho iyo nitwaye bisanzwe ari umuji witwa Bishanya yakoze indirimbo ndayumva ndayikunda iyo ndirimbo yakozwe n'uwitwa Hollybeat niwe producer wa mbere mu Rwanda ndi live kuri Instagram Hollybeat niwe producer wa mbere mu Rwanda nka Gasuku nsigaye nsanga muji Muji yashyizeho imisatsi mbona ntagasa asa nk'umukoropesho wa kizungu Hollybeat niwe muntu wa mbere wankoreye indirimbo mu bintu bitapanzwe ibaze ko Hollybeat yankoreye kanakire Dumba ariko Dumba amagambo makeya sibyo Hollybeat yankoreye indirimbo nyinshi ariko azinkorera mu bintu bitunguranye ibaze ko yankoreye nta kibazo oya nanone banza ucire genda wibrose ugaruke oya umva uri muri Amerika ibihugu dukora ibintu dushaka ibyo bintu byo mu Rwanda ko umuntu wagomba kubanza gukora ngo sibyuye mva muzuba nyine uri kundira seseme ariko kuba ndarivuga ku muntu witwa Hollybeat Hollybeat muvuze mbikuye kuwitwa Bishanya Hollybeat niwe muntu wa mbere muri indirimbo nziza ariko akajya zinkorera bitunguranye kabisa Hollybeat ntabwo aba muri Canada ashaka ko yaragiye muri Canada gusa cyo ntago kiba mu Rwanda umuntu wanditse ngo ndasa n'ivoka abana na Safi muri wa mugi waba Safi babamo urumva ariko ari ahantu Hollybeat ararenze ndagira ngo ubwire ukuntu impano ari ikintu gitangaje uziko bwa Hollybeat sinigeze na rimwe mufata nk'umu producer prefera ariko kwa kundi mba namagara producer nababuze nagiraga gutya bwa nyuma nkamagara Hollybeat agahita nyitaba yamara kunyitaba nkagenda bwa mbere mwitaba twarese anyitaba umubandi bose bari baryamye ko nahamagara mu masaha akuze Hollybeat yakorera indirimbo ivuga ngo nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza abo wayikoze abandi boys barayumva bari bamaze gutandukana na Safi nyine nizo na Hambo bari mu mazi abira barangije bahita bagwamo duhamagara na Riderman azamo indirimbo iba hit kabisa indirimbo nini cyane bukeye ndongera mpamagara abandi ba producer bose ndababura nza kugwa kuri Hollybeat nanone ahita nkorera block ukirimo uravuga ibyo ngibyo urakomeza ubivuge reka maze nkubwira akana banza ubuhanagura iminwa uve no muri douche nyine nagusa neza
kamubwira akantu ukiri muravuga ibyo ngibyo. Dekati na Godfather bavuze ngo hari beef ikomeye ngo hagati ya Coach Gayeri n'umuhungu witwa Roskana, ngo Godfather ngo nuza ngo yashaka gucumita ngo Coach Gayeri yashaka gucumita Roskana, ngo Roskana aramwima. Komeza twakomeje. Gorotsi kana yimye Coach Gayeri na Gatsimba ukabutayemo amatiku ugahita wikomeza njye urambwira ibintu bya Holibiti twikomereye. Kuki batari barambwiye ko na Roskana yakujoyine? Icyo nakubwira mufite ikipe bro, mufite ikipe bro. 155 ntago ari agafu k'imvugo rimwe. 55 ni ikipe nzima. Wowe unkomereza dore ukuntu nkuzanyemo akavoro ugahita ureka n'ibyo wari uri wabyibagiwe ubu ngubu byose hanze. Ngaho nkomereza Holibiti. Urumva ibintu nzanyemo by'imyanya myibarukiro y'abandi bana mba byantesha umurongo nari ibyo ibintu byagenze nabayeho. Urumva rero hari indirimbo umuntu witwa Bishanya yakoze yitwa gute koko? Otsma we are elevating Otsma urayizi? Juno ya Juno yaje kuyijyamo ari remix. Kumbe irandirimbo ndayumvishe mu kanya ni nayo inyongoje kujya live. Reka ndayumvishe nibuka ko ndi umusani bura igihe kinini nagomba kubyibuka. Kazo ukuntu wibereyeho ukuntu wibereyeho wa mugani wa Dekati nguguma wisesasesa ngurimo ngurashaka urukundo rw'abantu nguza ngo kuturayi ngo twamake wisesasesa ngurashaka urukundo urashaka ko tugukunda ngo kubera uzi guseka ngo ufite smile nziza ngo ufite dimpo nk'iyanjye. Ariko ngende mu bahanzi bake baseka amasara agasesekara mugihe mundeka nisekeresha akureka wisekere ibyo bitima bibi byanyu ngo abantu barakubwira ufite ngo akagafoseti nk'akaduma ngo wirirwa useka ngo babimbwiye ndabizi ko narakavukanye ntago nakagize nkuze. Ndabona nicaye mu kazuba uburanga bwanjye ntago buri gutamuruka neza. None se kuki utaje muri Rwanda Day? Nari ndwaye cyane. Warakize se? Ndi muri stage za nyuma. Gasuka ari hehe? Gasuka nari mubonye nawe naze tumushyire hatubwira ukuntu. Gasuka navuze ko Kigayeri ubu ngubu bagiye kuza ararakaye. Uvuga ko Kigayeri ijambo rimwe Gasuka yitarakaye. Gasuka bashobora kuba bamupe. Ariko kwanza Gayeri wa mugani hari abantu yishyura sindi. Kandi baba muri Amerika. Yasigaye mu Rwanda, Gayeri yasigaye i Kigali twari dufite akazi kenshi. Urumva twarakagabanye. Ariko nanjye hari igihe mbona ukuntu abantu bamuvuga nkabani ibi bintu bundi gusa. Ariko none iyo muzanye ibi by'abatinganyi n'ibintu byo guhuza ibi bitsina abantu bahuza wambabari ukashiraho Kasuku, wambabari ugashiraho Kasuku tukaba batatu. Kasuku ariho, wambabari ukashiraho Jesquiza ariho. Ntabwo nzi ariko banza babikorera hano kandebe. Bwire uwo mutipe n'umudijaze hano tubanze tuvuge boss we yumva. Ntago igeze ari requesting. Ntago ugomba requesting reba kanda hari hejuru hari Bruce Melody. Uraza kureba urabona mizina Kasuku. Abari twe turi requesting. Noneho igira ahantu hitwa plus ariko ubu ngubu bashobora kuba ari mu kazi kufotoze tw'amaboko kuza cyabi kibazo. Nazaraza nataza byihorere. Mwihorere ariko ubu ngubu ndabizi ko ibyo arimo byose arimo ariruka. Singuwo Jesquiza ipanga cyogere muri gukaraba uduki. Icyogere mu nkuba aje bose. Ngira ndi kwikora ku munwa, ngira ndimo nikora ku munwa. Wari uri kurya. Dumba. Buri ari ibintu wakinisha n'ibyo utakinisha. Sibyo? Icyogere mu nkuba. Oya. Ibintu nakubwiye ngo ushobora gukinisha n'ibyo utakinisha. Ni ibiki ntakinisha ni ibiki nakinisha.
kubyuka mu gitondo utarajya mu biti ukabyuka uvuga Gael nabi ntabwo Kasuku ahubwo ngiye kugukuraho icyizere nari naraguhaye kuko uribuka bya bintu wambwiye kuri Scovia Scovia ngo udakunda ibintu bya Scovia ngo nuko ngo avuga ngo bimeze uko ngo navuga ko batubwiye urumva noneho urimo kwisubiramo kubera nanjye navuze ati bavuze ngo ese abo ni bande tugeze ahantu heza Dekati na Godfather Dekati ntabwo yavuga ibyo bintu ndabizi neza ko atabivuga inde Dekati ntabwo yavuga ngo ibyo bintu ibyo wavuze nyine reka mbigushakire oya byihorera reka mbigushakire Yes. urabona ubuzima bwo muri Washington DC bwari bugoye cyane agiye kuduhabya Dumba ntabwo yabasha kwipevera icyumba muri Washington DC cyari kiri ku madolari 750 mu ijoro rimwe Dumba ariko ubuzima ngo hariya ngo bari buhenze nanjye nikora byumvise urabona ukuntu Kasuku ari umuhanga Kasuku ni ikirumira habiri kubera yumvisemo umushuti we magara Dekati ko ari we ibintu yabivuze ubu ibintu byose abigaruriye kuri ngewe arimo aravuga icyumba cyananiye amahanga kwera uzimambu nuko nahise nibuka ko hano haba ari utuma iwabo tuba twaje kuri kodinga ibaze ko agiye kuri kodinga akakumva wenda nkawe ibyo bintu urimo uravuga bavuga umukiri Gael ariko mujye mureka biri kodingire rega ubukene kuri kodinga nta ikibazo nuko wari kodinga ibintu nanjye ndimo barimo barapfubya umukiri ariko umuntu nabonye bigiye byayobeye noneho ni Skype uzi ko Skype yakuvuze nabi nawe oya rwose ako du umva nk'abantu bumubwira n'ukuri akumva nk'abantu bumubwira n'ukuri kw'Imana noneho kuri live ya Melody ukajya kuvuga abantu nk'abo ngabo Skype Melody nturi umufana wa Skype oya Melody nagaguhereza itakubwiraho ese ndamufana yaririmbye ngiye mfana abantu bakora ibintu bifatika ariko we mwamenya amakuru ibiri kubera Dubai Melody Ambasade y'u Rwanda muri Dubai ihise ishyira babihemu hanze babihemu bakoze iki nuko kuvuga ngo hari abantu bajyaga bagenda hari muri Dubai bakigundira udufaranga tw'abantu babwira ngo bazaboherereza ngo imizigo no basaba abantu ngo jewe ngo mfite cargo ngo jewe ngo mfite ibiki umva hari abaje tujya duhura noneho ariko ngo ntwaza ngo kano kazigo urakoze cyane nanjye barambwira ngo mbatwaze utuzigo nabo ngabo ni akazigo kawe kari miki abantu bagera mu 8 indaya ntacyo bazikozeho zo indaya ziba zigiye kugurisha hari urumva ibyo ngibyo ntago biragerwaho bavuze ibisambo uwo munsi bazihagurukiye oya ngenje abaji bajya bantangaza n'umuntu gutega mutanaziranye me ngo ntwaza akazigo kamuze ubu ngiye gutwara ibintu ntazi ikibazo gihari urabivuze neza uzi umukobwa yakagukubita nk'ako kazigo ugasanga yashyizemo n'ibindi bintu by'amagihiro akubwira ngo bijya bigenda cyangwa n'ibindi urumva wowe ufasha umuntu utazi hari kandi disi hari abantu bamufasha tu hari umuntu ukubinja ugatuka akamutwaza utazi ibintu utwaye byari byo utwaye kokayine murimo kokayine ugasanga utwaye kokayine ni gute wabwira polisi y'u Rwanda ngo akaboro ngo sakanje ariwo ukagera kuri airport bakazana zambwa steak oya imbwa ubundi bapfa kuyegereza igikapu cyawe yagisamye kare imaze kujya kwihakana igikapu cyawe wabonye imbwa ikoresha umunwa ariko wagira ngo ikoresha intoki taha aha none se ahubwo urabona ukuntu Melody asigasa na Emmy mwana oya Melody yakuyeho dread Melody yakuyeho ariko se wabonye Emmy ko asigaye asa neza wa mugane na dread abonye uraseki Dumba wowe amadread yose mpamvu ubona asa neza turabizi ko ari ikibazo cyo kutagira umusatsi buri ikintu utagira ugikunda cyane shahu wanga Emmy oya ubu
yagize diredi watinye urumva utinye cyane tinye imisatsi no ahubwo se kuki mucinje ibintu byose ubu ntinye imisatsi urumva watinye cyane kubera ziriya bazita inweri eziri umuntu azitaho mu gihe runaka akazazikuraho buriya umva Emi ndabizi ko ndi kumwe n'abanzi bawe Kasuku arakwanga Bruce arakwanga Dumba oui abo bana ntukajye baneza muri ubwo buryo ushaka kugira ngo n'abanzi babo nako babazi umuntu ukoze imyaka n'imyaka kugihe ukunda amatiku Dumba abashaka kutuzana muri ibyo butiku bw'abo bana ngo babyuke mu gitondo bajye kuri YouTube bavuge nanjye nze mvuge hari umuntu nashobora gusubiza Dumba jya ubimenya hari umuntu nashobora nk'ubu Melody aramutse agiye akamvuga kuri YouTube mbyuka mu gitondo mukorera ibiganiro bibiri double aho ubundi ari ubundi bwana bushobora kumvugaho nkabwihore Bruce usibye ko okay ntago wigeze usanga akaganiro ka Kasuku ya postinze arimo ararwana n'abana ngo baburi kantu afite beef iteye ubwoba ya buri kantu na Kasuku abo ngabo nabo kumva se nkubwire njyewe nuko muri minsi maze kugera mu gihe n'abagabo basigaye bameze nyine kwa kundi nabo basigaye bavuga ngo subiramo ibintu wavuze ariko ubundi ibyo bintu bimenyereye ku bari n'abategarugori nibo batera izo nabwo primaire oya ese ntago baza bari hit ubu ngubu bari kuho bande Kasuku ni bande bari hit harimo abantu bari kubwirana ngo subiramo ibintu wavuze bisubiremo banahura bakarwanisha kamambiri abantu nzi bagezweho ko ari ntuza ko ari Ateta na Zenda ese Melody yes ko umuntu bita Shadibu yahoze ari inshuti yawe mbabarire ntuvuge nabi Shadibu Melody uretse gato mbabarire ntuvuge nabi uretse gato Shadibu ko yahoze ari inshuti yawe ibyanjye birahita birangirira mukaba mwaragiye munakorana n'imishinga myinshi buriya nta kuntu wamubwira akagarura ubwenge ku gihe urumva sinamenye ko bwahavuye ariko niba bwaranahavuye ubwo yumviyeho none se bikwiye kunyura muri njye bahane Melody uzi umuntu bita Dumba uwo nguwo niwe ubashuka bro baragera bakamuhamagara bakamubuza kujya mu kazi bakamuririra Shadibu asigaye avuga arira akarira ngo abantu baramwanga Austin yaramuhemuki ariko se umva mbabwire urumva iyo umuntu atangiye kwivanga ni wigira umwana mwiza ukunda amatiku oya ariko iyo umuntu atangiye kwivanga mu bibazo by'ababyeyi nawe ushaka kuba umwe muri bo urakoze cyane nuwo Dumba rero ariko yarahemukiwe bazo wahemukiye undi n'uwahemukiye undi none se oya mureke none se ngiye niba narumvise ujodi bari mararira umuntu ukuri we can imagine umuntu ugitse ndirimba umuntu ugitse ari ukuntu Godfather agashaka kuvuga umuhanzi none agashaka kugerageza kuririmba akaririmba uwo muhanzi yakoze abasabira seta buri zose zitangira nk'ugiye kurira boya ngo ndayibagiwe ngiyawe yayiririmba Godfather uba w'ukuri ngewe kuva navuka pe niwe muntu w'ikigoryi nabonye ku isi oya nanone urashaka kuvuga na bimwe Dekate ajya avuga ngo igicucu cya mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda ngo ni wowe ngo Bruce Melody niwe gicucu cya mbere cyabayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda ariko Bruce sometimes nanjye njya nkwibaza wari ibintu byo gukora by'ubucucu nkavuga ati ibi ni ubucucu nk'urugero nk'ukuntu mutaranyishura kandi narakoze ubwo se urumva kwambura ari ubugoryi n'ugusevinga ahubwo igicucu niwe wakoze utarishyurwa Kasuku urumvishe none se Dumba wokorera bwerere ngana numva niba nishyuza baza Kasuku niba hari umuntu wari wamwambura njye nta muntu wanyambura njyewe Kasuku yaranyambuye mfite n'umuntu wabihamya Kasuku yanyibye amafaranga ubaraga nkubwire Melody yaranyambuye n'abantu bose barabizi ariko
ariko Bamero ibyo bintu bya mwankoze n'ubugoryi imana mugere mu ikosora ikibazo cyawe yo gihindure Dumba wohembwa make Gasuku yanyibye amafaranga menshi umuntu yaraje hagasuka amafaranga aramubwira ngo aya mafaranga ugende uyamere Bruce Melo tuzi ibintu Gasuku yakoze yarya noneho niyarangambwira ngo ndakwibye ihangane ararya aranicecekera undi munsi ngarutse muri Amerika wa muntu turahura arambwira ati se amafaranga naguhaye warayabonye bitamwendere kareka ngo kandi nayahaye Gasuku mama mugiye Gasuku bimeze bite ngo yango yarayampaye ngo nayanahariye rwose ngo ariko ngo urabizi neza ko ngo nawe ngo wari udufaranga wari umfitiye uba ubwire umuntu bita Egide uramuzi Egide Fox Egide Fox yagihereye ifuruma ry'amafaranga angana gutya ntarayabara Melody abarayajyanye bro ntarayabara Melody abarayajyanye navuga ni umukobwa ajyanye amafaranga ntazi umubare ariko rimwe zamwemeza tu abantu bari gutekereza kuri t-shirt yangerekanye ibereke neza iyo si spamura ngo he's a picture of me ibyo ni ibizo is the picture of you nuko kera ngo uraba wita umunyorogoto umuhini ni umuhini ubundi abanyarwanda hari ikintu batari bwabo ngiye kubereka adutayemo icyangwe se mwo kanyabwa mwe icyangwe cyoroshye icyangwe cyoroshye mbonye yibrose uwo musaza turamwemera kabisa icyangwe cyoroshye muri comment mwandika ijambo pike umusaza turamwemera comment mwandika ijambo pike dukomeze muri comment mushyiramo ijambo pike twikomereze aho ngaho nanjye nayishyiraho n'agaswera mama muri Bruce bandika ijambo pike andika ijambo pike wagikaritas ijambo pike aho ngaho hasi gusa nanone winyoboza inkoni y'icyuma ibingibi birimo n'igitugu ibi birimo n'igitugu my friend oya ni kuneza ijambo pike aho ngaho noneho nurangiza ukoreho n'akantu kitwa ntu ibintu bya social media ntababeshye buriya ntago bari ibintu nshoboye irahani nyuzura nkabibona kabisa yewe ikintu nyuzura niyo bita TikTok bro TikTok iranyuzura mu buryo bukomeye oya TikTok iragoye cyane ariko noneho byose dukeneye kubiberaho icyarimwe buriya wowe nuko utari umuhanzi ushobora gufata platform imwe ukayifunga koko ukayimenya ngewe nkeneye kumenya gukoresha Twitter, Instagram, TikTok ibintu byose abantu bose bakoresha nkongeraho n'izi platform zindi zicuruza none se wampa amafaranga akaguhereza page nziza ya Facebook uzadutwikiraho ndayifite nziza cyane nayo ndayifite danges erega ngewe natanga ibiboro mpfa kubikoresha uko niboneye ntazi ko hazajya ariko Melody iyo tumugisha ukuri koko umbabarengeho mwiza ukuri ugitangira gukora indirimbo ya mbere ukanireba no mu kirori imbere y'uko indirimbo isohoka wabona ko kazafatwa kweli urumva ngewe ntangira gukora indirimbo ya mbere habagaho televiziyo imwe numva bina mbonye umuntu witwa Albina ukabona kazafatwa se none se ko habahaga amasede abaho audio namvaga tuzashuruza audio oya social hari umuntu uvuze ngo nyere social media manager ndamugira nyine niyo mpamvu mubona biri ku murongo iyo ntamugira man umva jema kera amatiku man kera nifite umujama indirimbo za King James indirimbo yatangiriye wewe wajya kumayiminga indirimbo zanjye Gasuku yajyaga performing indirimbo zanjye nabivugisha ukuri abandi barabivuze indirimbo nakundaga niyo bitatu bivemo ngo warayikubise ngo baguha n'ibiceri ariko se kumuvuga ngo nabaye musani ngo numva bizacamo niba waraperformingaga bikemera ubu wabonaga ngiye bitazacamo gute akoze diye tuvugisha ukuri mwana n'abantu bazatubwire wenda duhagararanye ibaze ko Gasuku yakoze video Gasuku yifashe video avuga ngo bamamajije ngo umuhanzi ngo yababona ngo arusha uburanga avuga ko ari wowe ndabona ninjye koko nagorwa Melody Gasuku Bruce Melody byo ni mubi asa
naye niwe muntu basa wenyine ubundi Bruce Emi niwe muntu basa kwisi bro kera bajyaga bambwira ngo ndi mubi nirera ndarira uri kumva nirera ndarira none nkahera ruhande ntereta nkatereta nk'abakobwa nka batanu bose bambwira ko ibyo bintu bitavamo uhita wumva ko ari byo bro njye naje kumenya ukuntu bimeze naje kumenya ikibazo cyari kiri buriya kera ntabwo twari babi n'ubu ntabwo twabaye ikibazo cy'amafaranga yari make cyane ku buryo utagira utuvuta two kwisiga utagira utwenda two kwambara wagera no mu bantu wenda ari nk'ukuntu winjiraga nko mu bantu ugatangira vuga uti nshobora kuba nuka ukabashaye wowe ukijajinga urumva ariko buriya bwari ubukene hari n'umuntu uri hano dukurikiye uri muri iyo situation twari turimo cyo gihe iyo utifitiye confidence uziko n'abantu bakureba bakabona nta confidence nta ubukene mani bubitera n'ubukene bubitera none se nk'ubudumba wowe ugira ngo iyo ugeze mu bantu usimbamo n'ukuntu bacamo wububa abameze ubwo kantu bagutayemo dumba ntabwo kumvise nuko utagira ubwenge aravuze ngo kubera ubukene ngo abareba uburyo bugenda buhuriye abagenda nk'aho ari mugufi kandi mu by'ukuri si na mugufi cyane murareshya ariko reka njyewe ubugufi bwanjye njyewe ntabwo wabugeranye n'ubwabake n'isoro nibe nanjye wenda umubiri waranduye uri mugufi ariko ntabwo bana n'ubumuga bw'ubugufi ariko ejo bundi nabonye ikoti wari wambaye narakwitegereje umuntu akurebeye inyuma yagira ngo uri umugabo yakurebeye imbere ako bro ibi bintu nibyo mpamvu bagutuka niyo mpamvu badekati bagutuka wowe uri muhanzi nyabaki ndi muhanzi nyabaki utaguberi umuntu uzahanaga akagira umunwa kurusha n'abanyamunwa bari hano uzi ko ugiye wazabaye blog ukasuka kabiri umva nimanga gukunda imiziki yanjye nzabiba hari umusore waje abarambwira urumva abarambwiye ngo bro nguzi ko uri muradukingiza ngo ntabwo turimo turafotora neza narobeshye n'izina ry'Imana iyo ninda ariko hari mu bugari yego ntabwo hari mu bugari oya kumbi ngo yavugaga ngo hano nagasozi ndakawe wa mudage ngo yashyiragamo lensi ngakabona wapi ntabwo arimo arafata hangire muri mpamvu wa mudage ngo ni skate yaricaye aravuga wavuze ajya ngo ntabwo umufana ntabwo umufana yaricaye aravuga ngo itama rya Bruce Melody ngo baryise bebe ngo baryise bebe nukuvuga ko uruhara rwa Duma Ezekiel itama rya Bruce Melody ni bebe cyavuze ngo hari video nabonye banyohereje cyangwa bayita ngo zimidi asika urumva ngewe y'abantu bamfollowinga mbanuma nabatera sino ariko akazamo nabandi bameze nka Dumba bazanye ngo formule ngo ukuntu umuhanzi akwiye kuba ameze umuhanzi ngakwiye kuba ameze nka Tom Close ngo cyangwa nka King James ntabwo n'umwana ariko uzuko cya Melody ari ro amugari njye kivuga nkahita kivuga nkavuga ngo nagica mu rugaga rw'abahanzi Melody yo ndi ukuntu kibakoma bose kibanyuramo ariko ntabwo none se ndababwiye ngo umuhanzi akwiye kuba ameze nka Tom Close ubundi Tom niwe shingiro fatizo ry'umuhanzi nyarwanda umuhanzi ufite karakteri ye n'abandi banzi bakwiye kugira karakteri zabo ariko ugahita utanga nk'abantu baragufasha bavuga ngo ubwo utameze nka Tom ntabwo uri umuhanzi ndetse twese twitonde hazavugwa iki cyaze icyo ngukundira Bruce icyo ngukundira wa mugane wowe ujya wirekuramo ukerekana umuntu uwo ari wo uziko ubundi Kasuku uziko The Ben ari ikirara kurusha Bruce murashwana na Kasuku Dumba yutangiye kujuzana ibintu bya ba The Ben na bande kandi kumwe no mu bosi mwenyewe ahangaha ubutangiye kujya uvanga ibintu The Ben niwo muntu wa mbere usererezanya niwo muntu wa mbere ukunda kavuyo niwo muntu wa mbere ukunda uruga niwo muntu wa mbere abari baravuga utuntu tw'utugori ariko yarangiza akazajya bya bintu uvuga ngo kububa ukamufanga ameze gutyo ngo muri social media uvuga wavuze wakwire ikintu kimwe ugomba kumenya noneho mbivuge ahari turi imbere y'abantu 200 sibyo umenye ko nka The Ben ntago ashobora kukureka ngo uze kuri live ye wisanzure nkuko wisanzuyeho gutya
sibyo breaking news urumva ubu nanjye nabaye nka ba Descartes breaking news nahuriye na Deben muri vestiaire backstage oya ahita nyambira ariko numwana mwiza ntabwo ari kundekura umva ndavuga umufani kunkanda hari umuntu uje kuri no live mbonye ubu aje kundeba babyita aje ku mbuzija riraje rize mu kanya ari muri fake account ya aje muri account original aje kundeba reba ibintu byose ngiye kuvuga mu kanya araza kuninura oya no umuntu w'inshuti yanjye ubwo ndamusuhuje ibintu ndi kuvuga hano ni ibintu bisanzwe byo kwisekereza abafana banjye baba bosi ntago biba biri seri ariko Melody nawe ugira abafana batagira amafaranga ari umuboss ufite noneho wo muri Canada ngo witwa Eric ni umukire agenda gake wewe umva ndumva Eric ni umukire agenda gake Eric ni umukire yagukura mu bintu byo gutema ibiti Eric ni umukire arabyanza icyo twigire Eric ni kimwe nuko tuziranye gutya atari bwanguriye na byeri nimwe muhamagare ufite telefoni muhamagare buretse mbaze ikibazo kuki wumva kugira ngo wemere umuntu agomba kukugurira wowe uri itungo none se Eric agenda gusimbukira ngo barutwitse uri igihingwa ku buryo iyo bakubonye bakuvomerera wowe se urinde none se nigeze ntabwo nigeze complain oya ngo numukire wawe Kenisore niwe yamuguta ninje umva uwo mukire ninje wamwereka Kenisore uwo mukire yewe ni umukire wanjye yewe ni inshuti yanjye abo bakire rero banyu bajya bababesha ndaje nzabishyire hanze byawe rero nzabishyira hanze hano muri Canada dore ni hariya hepfo umva Eric ahantu hose umvuga niba ugiye kuzajya usimbuka undyarya ugenda kwa Bruce Melody kandi hano mbizi byose ndabikora ariko rero navumbuye ko abakire mushobora kujya mubagabana hataje ariko kasiko dore kurwaza kukoresha ikibazo ni kimwe ninjye muntu wa mbere ubundi abakire bose bakunda aba bandi baba bashaka kuza gufatiraho ramification nyine ngo bangendereho gasuko ari story yigeze gutera ndamureba mbura ukuntu nabigenza ngo yigeze ngo kujya kwa se Eric undebe wirebe no yaceceka ndumva wanda wumve kwa se muhungu Eric agomba kumenya ukuri banda wumve ndumva tumurenge ariko urashaka amafaranga oya Eric ndashaka amafaranga umuceceke ngaho ndacecetse twigere story ukuntu wagiye kurara kwa se muhungu kandi wari ugiye kubivuga nabyo navuga birimo amajambo ngo ya story ndara kwa se muhungu nkaraza umubyindi mu kibuno nabanje kujya kurya amapera bro reka mve muri kamera nanjye mvuye muri kamera nk'ushaka uri kumva bisaba kubanza kurya amapera nariya amapera 28 uri kumva noneho ndagenda mbona umubyindi ukomeye koko agenda nikoza mu musarane ndaninya naranza kunya neza gezaho uvuga nk'igice gitego gezaho urumva uvuga nk'igisheki imibereho y'abantu bo muri izo gahunda za gasuku ishobora kubigoranye cyane ariko Melody sibyo nkanjye kuva navuka uretse wenda kuba waranyiriye ngira umwana nyine bakanyina sibyo nta kindi kintu numva kinjira mu kabuno kanjye maze nkajya kumva nijoro nasinziriye inzoga zamaze kumfata ikindi kintu gikomeye cyane kirimo kirakanyinjiramo byabaye ngombwa ko nirinda mu buryo bukomeye cyane okay tubirenge Kasuku bagira ngo bamukorofye mu mutwe ibyo rero ndumva shagenda gakegera ibyo rero nibyo dumba nawe abagenzi be batajya bagaragara ngo bagiye bakicara bagashyira hamwe bakabivuga kuri Roskana na Coach Gaye Coach Gaye impamvu muguma musubiza
Rosikana hasi mumukorera ama video adakwiye, urabona ko mwamukoreye video mbi cyane. Ese ukamubaze Dumba Reka ndangize kubera murabona kasuku nabashaka kurangiza gato genda gake. Nabashaka kurangiza 55 umuhanzi urimo wasinye kontra ufite amasezerano n'uwo mugabo ureba wenyine ni wenzi. Abandi bashobora kuba ahubwo tutitaye ku bikorwa narindi kukwitegereza neza kugira ngo ndebe koko ari wowe ubivuze, kuko tutitaye ku bikorwa wakoreye abahanzi bawe n'amavideo wabakoreye, reka twe kubikompara. Ntabwo ndarangiza irangiza ntabwo ndarangiza wirangiza. oya dekata ahantu hose na Godfather ni ariko Dumba ndikufasha kumva burani murangize ko ntavuga mureke ndangize umva se Rosikana mwafashe indirimbo yariye Fudetwa muyikorera video nziza pe ifite miliyoni 10. Akaririmbo ke kakurikiyeho mwebwe abakire, mwebwe mufite amafaranga, mwebwe mutanga amafaranga ahantu ari hose, mumukorera karirimbo wallahi ko hari ku Gisenyi ko ku Muhazi kafite amashusho abiri na location ebyiri bro. Noneho baravuga ngo umutima mubi wanyu ni mushaka kwa dunga nuko ngo ko Kigayeri nka Rosikana ngo byaje kuzama akavuyo ko Kigayeri ashaka kurya Rosikana aramwima. Ibyo murimo muravuga ngo Duma n'umutinganyi, injewe Duma mwanyise umutinganyi narabyemeye. Ibyo bintu iyo uri guhenuhenura hari umuntu ukugira inama ko kabuno aya magambo banyarwanda ndabizi ko bagiye kunyata kubungubu, ariko aya magambo nayo nakuye kwa Godfather na Dekati. Naho muntu muvuge ibyo mushaka. Reka manze niyamamarize abantu mwe dore ndaburi 5,000 ngo nozuze miliyoni imwe y'aba followers. Dore bitatu biri aha batagufollowinga bagende babwira abandi. 3 abatamfollowinga mugende mubwira abandi dore akamiliyoni turagakeneye mwoka byaye. Gaserebwe ako kamiliyoni nanjye ndakanyweraho byeri. Reka tugaruke kuri Rosikana. Umuhanzi ni umuntu iyo ari gukora igihangano cye aba afite n'igitekerezo cya video yayo y'indirimbo. Niba Rosikana yaragize igitekerezo cya video imeze kuriya, ese ko mutamuguriye views we nkande wundi dore kasuko kunare kasuko ageza hana dafita hana akubuya uzukuru kasuka kuburanira ntabwo ijambo avuga byihorere Dumba ikintu ushaka kumubwira uziko navuye muri Rwanda Day. Dumba atabizi neza ko umukira atigeze aza muri Rwanda Day, uri kumva? Dumba atangira kumamagara ambaza inyamamagara inshuro 13 ngo ndi mu ndege nyine ntabasha kumwitaba. Ambamagara no maze kugera ahabora nagombaga kugera ku kibuga cy'indege ndaboneka amamagara Dumba ngo none se ngo umukire ngo yagutaye mangara. Ariko Dumba ushaka kumenya ngewe ku mukire. Bruce Melody wari ufite icyo tubwira ko yakubaza ko Kigayeri cyangwa yakubazaga kuri wundi muhuriye. Oya nambaza umukire ko Kigayeri ngo nimba yataye mangahe, kuko arabizi ko murahuye na coach imba ntangomba gutaha. Erega bari abakire bagira amafaranga menshi mwayagabana nta kibazo. Ntago ayo bagenda bano bahungu se bakora iki kugira ngo bajye babagabaye. Je nari kuvuga rero nta gufata umuntu wakoze audio ye apanga video kugira ngo wikore no video, nanjye ntabyo wankora. Iyo ndi kwikorera ka audio kanye mbafite igitekerezo cya video numva cyane hari igikora ikanga gusohoka nkuko twabitekereje, ariko ngo ni gutyo nyine igitekerezo kiba kimeze. Rero nta muntu numwe ugeze agira inama Rosikana yo gukora video. Rosikana yafashe umwanzuro wo kwikorera video ye uko abitekereza. Ubwo Rosikana ndashaka kubwira ko reka Rosikana no niba bijyanye n'ibintu Bruce Melody avuze. Rosikana bijyanye n'amagambo Bruce Melody avugiye hano, uri umuswa nawe tugiye kugushyira mu baswa dufana abahanga ba Kinisoro. Ubu wowe uragiye muri 155 ni mushaka mureke no kuzajya mumufasha, cyangwa se mube as a team tubarenganye mwese hamwe. Oya ibyo uri kuvuga ntabwo numva aho bihuriye n'ikibazo twari tuvuyeho kugeza magingo. Oya ni ukuvuga ko umuntu mushobora kumureka ari muri kipe yanyu mukabona ko arimo arakora ibintu bidatwika mukavuga ati mumwihorere ngo nibyo ashaka. Si byose nibyo uri muravuga. Nibyo uri muravuga. Ndi kuvuga icyo bimenyesha, ibyo uvuze nicyo bimenyesha. Kuri kuvuga nk'umuntu utumva.
ngaho ndumva Ubundi zora ndumva yumva. nagira ngo utega neza ko Gasukari udafite amatwi noneho usobanurira Gasukari abantu udafite amatwi dumba ni utumva ni ibiki kwe Ni na mama atanasiramu. dusubiriremo reka nkwere ko bimeze hari ikintu cyitwa script urakizi ndakizi script ikorwa n'umuhanzi n'umudirector uzi icyo 155 ikora irabisiporiza kugira ngo icyo gitekerezo kive mu mutwe kijye mu bigaragara uri kumva neza kumva cyane biro kugira abahanzi ibyo ni ibintu wagombye kuba wumva nuvuga ngo ngize igitekerezo amashusho ameze gutya bazasohoka binjira bazagira gutya bizanira modoka ibyo byose 5 ishinzwe ni ukubishyiramo amafaranga bikava mu gitekerezo gusa ahubwo bikaba ya video muzabona hagahita hakurikiraho rero ubwo icyo gihe kiba gikurikiyeho ni ubuhanga bw'umudirector kugira ngo cya gitekerezo yagiranye n'umuhanzi kuko none se 155 ijya muri studio ikabwira Roskana ngo isohori ntabwo bishoboka erega buri umuhanzi ni karakteri ntabwo ari ukubona umuntu aririmbye gusa na karakteri iri mu bimugize niyo mpamvu utajya ubona nderembura nka ere ngewe wari wambona nderembura ntabwo ujya urembura wari wambona ndira narakubonye wowe urarira nanjye narakubonye tuvuga wowe wariri vuga wowe narire ntabwo njya ndira reka singuse urumva karakteri hanzi imugira uwo nguwo tumubonamo niyo mpamvu tujya kubona tukabona nkandera nka Bushara ameze kuriya uyu Bushari naho nukuvuga ko bazanye script nkaho umuntu umaze muri iyi game imyaka n'imyaka barayikwereka nawe urayireba ukavuga ati Roskana nibyo ushaka ibyo ngibyo nta kibazo ndaza kukoherereza script uko niba yanditse iyo ikintu cyose cyanditse ari umushinga wanditse ntabwo umuntu apfa kubonamo umushinga wundi muntu afite idea nziza ashobora kuwureba bakahita avuga ati kuramo iki ngiki cyongeramo iki ngiki nibyo ibyo ngibyo birashoboka wabona ndimo ndavuga ni wowe muntu wari kugenda kuvuga ati kuramo iki ngiki ariko uramwihorera mwihoreye urumva izo ziba ari inyunganizi ariko main idea iba ari y'umuhanzi ushobora kumwongereramo udutekerezo ushobora kumugira gutya ariko hari utwo wongeyemo ariko se nkawe umuntu bitadumba ibibazo ajya abaza rimwe na rimwe tukagusanga ari bimwe mu gifaransa bita question bête urumva Bruce Melody agomba kubona 1 million guys ugomba kubona 1 million icyo umuhanzi n'umudirector twebwe icyo dukora n'utuntu tw'udukeregeshwa natwo bashobora kwanga kubera ko igihangano kiba ari iki rero mu gihe umuntu yibona hari n'igihe wowe ubona umuhanzi ukabona wenda azaba nk'ubu ngiye ntangira natangiye ndi mu mujyo mwiza w'abantu bari ese Roskana afite kontra muri 155 wa mugani wa Kasuku arayifite arayifite na ele arayifite Kasuku ngira ngo wumvishe ndibona byo reka wowe bakubwira bike uzo go utari wo muri team abantu ndabona batinze cyane kuri Bushido ariko Bushido ufite karakteri ye yihariye hari Bushari hari Yago Pundati n'abantu bitwara ukuntu kwabo utamumenyereye wagira ngo ntago bisanzwe ariko nikaba ameze nyine n'uwo nanjye nifite ukuntu umeze ute reka kudukanga umeze ute yemeze nk'ukuntu mutabishaka urumva kuri Melody abantu bari biteze ko yakagombye kuba ari umuhanzi wifunga ushobora kugira nk'ahantu akagira amasoni ibintu nk'ibyo urumva nibyo ndumva bashaka kubwira ngo nibyo byo kwitwara gihanzi tubaho ubuzima bubi reka mbabwize ukuri tubaho ubuzima bubi butatwemerera kwihuza ariko Melody mu magambo ya Descartes ngurahemuka nkaba koko ndahemuka ntarajya harya cya cyaro cy'uwabo cyitwa gute mu Gahoromani ngurahemuka wowe reka si ibimuka ndumbeje kugutamo utuntu avuga ko ari abandi babivuze oya mba mfite ahantu nabivugira abanzaho kango ngo oya reka mbibwirire ubuzima tubaho ubuzima bubi ku buryo ntago nk'ukuntu abandi bantu bigira mu kabari bakinywera akabyeri bakarya akaroshete ibyo ntitubyemere ayo
amagambo yawe ndayanze ubu ngubu ngiye kuzajya mfite audio bimwe byawe nawe uzi ufite audio urabona bya bintu basobanura ibintu by'intare za Sarambwe nanjye ngiye kuzajya mfite audio ibi bintu byango wa mugane ndumva bisoundinga nabi ntabwo bimwe birumvikana neza nanjye nzajya mfite audio ngo wabonye kuri yewe sigenza na audio bimugendekeye bitese buriya bamuhamagaye Kasuku nta kumvikana bamuhaye amakuru y'intare za Sarambwe bamuhaye amakuru y'intare za Sarambwe iyo bamagarimo nizo ziba buriya ni intare za Sarambwe bamuhaye amakuru Kasuku izo ni intare izo ngizo umuntu arimo yambona ndi live agakomeza gahamagara kandi mubona no ko ari kundebara aragira ngo ntiwumvikane nuko abanzi bamera wa mipango wadukubise agakuru k'intare za Sarambwe kakanya oya niba ari ibintu mugiye kuvuga bya politike ndamva ni ibintu bya politike oya ntabwo ari ibintu bya politike intare za Sarambwe n'ijya mu venti n'ijya bashaka kuba mujyande mani muraza gutuma nkoresha inyabupfura giki oya basi nta kibazo ibyo ngibyo ntabwo ndimo ngewe uzi ko tumye numva nka Godfather ejo bundi yaje kuri live yanjye ngo bamubwire mu matiri iratinda kumanuka sinzi impamvu wumva buri kanya ukomeza kugenda umugarukaho ni romodo wawe ni uyu niyo yamuzanye kuri live turiho we Bruce niwe wamuzanye kuri live sinjya munamusubijeyo reka mbabwire ibintu byabereye hano rero yewe najyaga mbona abantu bifubitse nkagira ngo barakabye harakonje bro umva hano boro harakonja mwa abantu mwe Washington abakonje harakonja kabisa ku buryo iyo utari mu nzu ubugira ngo ni umunsi wo kubeshya mba ndi kwibaza nk'umuntu niba hano haba nk'ukuntu ushobora nko kwibagirwa nk'urufunguzo aha ko wahita usara wambaye katurebe manto rayizi turebe manto ufite manto wambara ntabwo nambara manto kirazira kwambara biriya biboro uri munini ubu wambara iki usote wowe amakoti asanzwe nk'iyihe nk'ubu usote n'iki uza kwambara nk'ubu ubaye usote mutema ikoti turebe ikote wambara nese iyo umbonye ubona ntabwo ntajya nambara amakoti none ikintu cyagupfubika nyine ntugire nukonje cyane ndabona ubuzi ko turi muri Afrika Bruce Melody ibintu yambara ageze mu mbeho ari amenyereye bya biboro byabo byo mu Rwanda ewana haba hameze neza mu Rwanda haba ari akazuba ibyana bicyaho iki niki amanto nasanze zigoranye aho wa mugani muri abasitari bo mu Rwanda mwambara manto kuzuba uzi ko ari manto bro ntabwo ari manto man ni kote rito ni ikintu cyo cyagupfa nambara manto ngiye mpfuka ikibuno kubera iki icyo kintu cyagupfubika da iki kiramfubika kandi mu barisaho ni atari kinyusi wanyu mwavuze ariko mu manto mba numva tudahuje igitsina wowe wumva ari ingore hari ukuntu nyine ubona inagarukira ahantu ku maguru ukuntu ukavuga se wagwana n'ubundi ko ipantaro hari hapfuka kuki hari ahantu nkeneye kuhapfuka ngewe urasubira ryari Kigali zasubira i Kigali mu cyumweru gitaha umva rero kankubwire mugende mugurire Roskana views ntabwo umva nkubwire mu bintu ntashobora gukora ngewe kugura views kuko nta ari ukubeshya abafana ni ukwibeshya kubera ko hari amafaranga ubundi views zagombye kuba ziha umuntu ntabwo umuntu yagombye kubaha amafaranga views ani nkunda amafaranga ubu urumva icyo kintu nta gitinyuka nanamufasha agiye kuzigura wakora iki namumerera nabi nukuyama nkamwereka utundi tuntu twigurira hari utuntu ariko ngo Junior Giti na Chris Easy ntibaguze views ewana ngo niho barara n'ubu baracyago oya ngo habice nk'ubu ushobora gusanga ngo ahantu bicaye Junior Giti na Chris Easy bari barogate zamura ariko sinya nkwizera uko ngibyo ngibyo kuvuga ngo je ibintu byanje ni ibihuha oya ubu ugiye kubanza ho ngo oya
na ubu iyo ntavuze ngo mpita mbabwira ati ibi ni ibihuha byose. twigeze gukora hari indirimbo najyaga nkora njye na Majid the Black zitwaga ubukangurambaga. Ni indirimbo twakoraga turimo kumera nk'abantu bakina. Ase reka nkubaze Majid the Black ko ari inshuti yawe tuzi ko yanakuzamuye, ubu ni wamuhemukiye aracyari inshuti yawe, uracyamuzana ahantu mu ihuriro ryawe? Mama G n'umuji wanjye turacyanagahuza, ahubwo wenda hari ukuntu tugera igihe tukaburana ko urumva nta gakibi Kanombe. Asigaye abahe? Yagiye kuba ahandi hantu nyine ndumva ntabivugaho. Amasafa ntago nyine tugihuza cyane, gusa bakiri yanjye ntago kuba tutirirwa nabikuraho ko umuntu ari umuji wawe. Ubu ni mwongeye nta mu buntu bwa uzi ibintu umuswera nyina yarankoze bro. Umuswera nyina yampamagaye inshuro zigera muri 80 bro. Yashaka iki? Bita byikupa just kugira ngo ambwire ngo arimo arandebara. Uhita umuvuga. Harabesha. Nyine no muntu utafira ngo yigire ngo yaramamagaye ngo ambwire ngo arimo arandebara no mu mama cha. None se ni wihise kuba ababyeyi gutyo ari no mu bigeye. Uzi ukuntu natangiye kuryoherwa n'ikiganiro umuswera cyose cyiyura. Ibaze kamututse no kuri ari umubyeyi. Ngo ni umubyeyi, ngo ni umumama bro, ngo ni umumama bro. Akababwira ikintu sigaye mbona ngiye kikandenga, uko izina ry'Imana byananiye kubyemera. Uzi ko amagambo arimo siko yabaye ibintu bisanzwe mu Banyarwanda. Ubwo usigaye wicara ukajya kumuguma nk'umuntu aravuze ngo igisundi ukajya ngo ni nk'ugutwi avuze. Oya, ejo nabonye aka video ka Irene nubwo nibyo bitangaje uvuze tuba tubirenze nk'aho bisanzwe. Urumva nabonye aka video ka Irene ariko we n'umwe mu maji bakina filime yitwa Ndekweri, hari umuji bari kumwe. Tango genda ego ariko Melody reka marasuza abasitari bose bari hano bari kudusubiza bataje muri fake account. Nsuje Rumaga, nigeze kugirana akabazo gato cyane, urumva nigeze kugirana akabazo gato cyane n'umuntu bita Bulldog. Nsuje Rumaga, nsuje DJ Toxique, mbahaye natwitse nyine ntabwo muri fake account. Nagize Bulldog yari Dubai yahuye na Green P. Noneho sinzi ukuntu nagiranye nawe akabazo gatoya mukuru. Bulldog aragenda afata telefone bro, ari recordinga video y'iminota 42 nako audio recordinga audio y'iminota 42 ankubita kaboro ko kugasundika mama gusa. Oya man Bulldog erega nuko yo n'ubwo yanyumvise ndongera nkiherera nkarira. Umva nkubwire rero nuko mwe mukina n'abahanzi ariko ntago wahimba indirimbo gatutsika kunanira. Nk'ubu naguhimbira udututsi rwose nkagutamo, ariko nkahita nibuka ko nahuye n'akantu k'uburere nkahita mbyihuye. Wapfuye guhimba mutuntu nka tubiri tukaduhimbira akasoka kakanya. Uragira ngo abakiriya bancike. Abantu barakumenyereye rega wisanzura. Ntabwo baramenya ko ibyo bintu nabishobora, ariko niba habaho igitabo cyitwa Mpangara ngo uhangare cyo yambere mumenye ko niya kabiri ishoboka rwose. Nese abasani barashize abahimbi babaho. Ka karampamagaye Inde ka Element karampamagaye turi kumwe na Kenisol. Element n'umukene. Element ntabwo ari umukene. Element n'umukene sha Element n'umukene. So uzavuga ngo abasaza n'abakene n'urugene no mu bajene baba bakene. Abakire bazava. Okay, n'umukene uri kuzamuka ajya mu bakene. Element n'umukene uri murazamuka. Ari barazamuka za mu bakire. Cyane tuziranyeho nuko baratajya nyibuka. Ari ibintu byinshi tuziranyeho yagakwiye kwicara agahita amaza momo yanjye. Element agapiri munsi ndaje. Kazana ngo gukidumba. Element arampamagara arambwira ngo numvise muri murambwira ngo Element ngo ni ikigo gihugu muvuga ngo gaswe nguzi ko ndi umwana wo mu cyaro nguzi ko ngewe ngo nagusweza umunsi wose ukarangira ngo kandi ngo ngenda kubwiye ngo kandi ngo ngewe ndakubwiye ragagera ngo yagusweza umunsi ukarangira. Oya ntagajya tukana muri kumubeshya. Element tarawige ntagajya tukana. Ese
mengi cyaro cyo wabona iki ni iki dore inzoga ibereye u Rwanda gotomera turebe inzoga ibereye u Rwanda izindi barabeshya gotomera turebe iyo ucunze neza ndaje nkamwe ndaje ndi gushaka urufunguzo amenyo agahenda te ujye ufunguza amenyo bye iri ryinyo iri ngiri ntago ari iryanjye ni iryande barishyizemo ndasuhuza Rumaga ndamusuhuza ariko Melody nari nasunze Rumaga kera kugira abantu batarimo barabyumva uretse gato udumba bucecetse gato mfunga kayoso ukiraho kera Rumaga akiza nyine agitangira gukora ibintu by'ibisigo n'ibiki byose Rumaga rero DJ wanje ngwaye PC DJ toxic ngwaye PC uretse dumba wabaye uretse ko Rumaga se ninde waritse ngo therapist te toxic Rumaga ko nawe ari ngamu therapist urangize basi DJ toxic ratu umushinwa wanje turi kumwe kunwe mufasha kanya gato cyane urumva Melody urumva no Rumaga kera agitangira nyine kubikorera iboro by'ibisigo n'iki byose akajya amubwira ati umusaza wanwikiye se wagize gute turaganira buri munsi Rumaga singiye kuza kuri 155 cyagihe nze masange Rumaga mbona Rumaga nawe asigaye yifungamo ukuntu atangiye kujya akora bya bindi bisabwa ko Melody agomba kujya akora atangiye kujya yifungamo ukuntu aganira duke agira gute ariko rero Gasuku nta musizi wabwanutse rwose nta musizi wabwanutse reka wenda ibyo tubyihorere reka tubyihorere ejo bundi mbe ntoraguye umwana w'umusizikazi urumva yewe iby'ibisigo ntabwo mbizi pe uwo mwana w'umusizi w'umukobwa nyine iwabo ni hehe iwabo ngo ni mu mashyuza abanyoreje ibisigo byinshi ngewe kubyumva byangora ndabifata mbyoherereza Rumaga nk'umuhanga wabyo nemera ngo nyumvira tuwakumvise se uyu mwana tukareba uko twanamufasha basi ngewe n'igihe wagombaga kuba namusapotinga mushyiramo ibice uri kumva Rumaga barambwiye ngo se shaho kugira ngo uwo mwanya ngewe ndacyawubona uko umuntu yafasha abantu uramuharabitse ndagaswera mama bro mubaze ayo magambo kandi mureke kuzajya mukina kuri brand z'abantu kuzajya mukina muri brand z'abantu uva ubwizo kuri kwimana ku ibyo bintu n'ingigo by'abantu ndababara cyane narababaye cyane mu buryo kirabeshya Bruce gasuma ikintu cya mbere Rumaga ndamuzi nawe n'indushyi nanjye ndamuzi Rumaga mani muri hari amagambo ava mu kanwa k'indushyi hari n'amagambo ava mu kanwa k'abantu mu mpindu y'umusazi ariko Rumaga nawe ari hano mubaze bro wumve ngo narababaye mu buryo bukomeye nanga kumwe atagira ngo wenda kumva hari ikintu wenda mufiteho nge ndumva wavuga ikindi kibazo mufitanye urumva ko kantu ari ishami ry'ikibazo kashibutseho hari ukuntu arimo arabinyomoza Rumaga ariko mubaze bro uwo mwana yanditse Rumaga aranditse ngo icyo ni ikinyuma Gasuku washakaga ko ngufasha kumufasha nanjye ntaribumba uri kumva nubyo bazanye ibyo navuga data Kasuku ntabwo nabwiye Rumaga ngo mushyiremo ibice Kasuku n'umuntu ashobora kuza akabwira Rumaga ngo urashaka ko Rumaga managing umuntu oya ntabwo managing oya ntabwo ngewe nagira ngo anyumvire nimba ibyo bintu basi bimekinga sense uwo mwana tumufashe ntabwo byamakinze sense ntabwo ngewe nzi ibisigura kubeshya Gasu Rumaga yigeze avuga ko uwo mwana abona ari umuhanga Rumaga yavuze ko agerageza ariko rero nkurikije ukuntu competition imeze abantu bagerageza niba bashake babireke birasaba ubuhanga rose we ntiwari ugerageza kuyisura ariko tukanga tugakwakira uko tuzasa byari bitarerekanwa ariko buriya n'Imana ireba ibizaguruka ikabyima amababa hari abantu bafite ubwenge umuntu abwiwe n'ikiko ncombe Dumba we buri Imana ireba ibizaguruka ikabyima amababa nka Melody baza kumutiza nk'iyi sura yanjye naririmba neza kuri ntawe ari kumukirana agasera ngo Melody baza kumutiza isura ya Ben Melody twigomeze n'umuziki nyarwanda Melody baza
gutiza isura ya twikomereze Deo n'umuziki Shaw bari nyarwanda umuziki kugutwika urabona na he ariko nk'ubu ngubu bafashe isura ya dumba umukono gasuka badashaka ko twotsa sebuze. oya jena nitanze urugero ndavuga nti nitanze urugero ndavuga ni yo baza gutiza isura nk'iyanjye bafashe isura yawe bakayishyira kuri The Ben na views zose ziriho zose tutazusubira tukagenda tukazikora unfollow zose na views twakora na views. Nari nzi ko nkamwe nk'abantu b'abagabo ibintu by'amasura mutajya mubitindaho. Ntabwo tuba twabitinza nyine tuba twivugiye n'ubuntu bwo gushyiraho ariko hari isura ureba ugahita ubona ni ubwato. Ariko reka mbabwize ukuri njye abantu bose bafite isura nyine ya kigabo none hari amasura ya kibwa nk'ibyo bya gasuku hari n'amasura urumva isura ubona ntuzayibagirwe isura ya kazi urebye nka Cyabana Boy urumva ari n'udusura tw'utubwa nk'utwo twadumba urumva igisura nka kiriya Cyabana Boy igisura ese bagutari baravuga ku isura ya Emmy nawe wakomezaga kuyisimbuka irafatisha Emmy ni mubi isura ya Emmy oya reka kuyireba cyari no hino reka ndetse cyari no hino Eni numvishe ko ajya afungisha n'abantu muri ribu ariko njyewe Emmy kabisa uzamfungishe uri mubi pe. Ibyo no kwibasira umuntu ukuntu umuntu abasa nta kintu yabikoraho rega buriya ni ikintu gitangaje. Ese buriya Emmy nawe ni umuntu ushobora kurakarara no abarakaye yaba ari igiswe mukuremo ntagatwika mukuremo ntituganiro cyane ko ndi kumva muri kuganira nk'abantu bafite ishaza ariko nanone narumvise ngo na Kenisoro nawe mukiragiye kujya mufasha. Kenisoro ni ukuri ni umuntu ukwiye kujya kuvuzwa buriya burebure nasha urero umurebure nta kintu wabukoraho nese bamusudirira inkweto oya bazamukorera ijeke ntago jeke nzashaka umva urabizi ko bamugiye gusayina Keni ntagatewe ikibazo n'ubugufi bwe buriya nimwe mu oya mubireba bikabajena oya ni kera najyaga mbimusereza ariko we yarabikunda ni byiza uranabikunda we naguse ngo ndababwiye ko oya okamara oya Keni afite amaboko maremare oya Keni afite amaboko maremare noneho akagira ikindi kintu kirekire oya urumva Dumba n'umuntu w'imbwa sana Dumba mise nemera no kuba umutinganyi pe yaramusatse nyine uyu munsi urabikonfaminze neza niba waracumitanye na Kenisoro ndemeye umva mbabwire ndemeye kabisa umuntu ndimo ndakora promo ya Kenisoro kubera abakobwa bashobora kuvuga ngo iki niki. Okay, hari umuntu wanditse ngo ncomore phone ariko nubundi yari hagiyemo akariro gake charger ebyiri vuba. Narindi kuvuga ku bantu bafite amaboko magufi mwabeshyiraga Kenisoro ngafite amaboko magufi. Umuntu ufite amaboko magufi ni gasuku kuko abika mu mufuka w'ishati. Abika gutya kuko reba hano. Ngaho ukora mu mufuka udahengamye turebe. Kangaru urumva mwana uzabaze bari abahungu niyo turi kumwe nabo ngo ninde muntu itubona ibyana bya danje uzababaze bakubwira iyo ndi kumwe nabo ngo ninde muntu uri kumwe n'ibyana bya danje abahe bahungu biterwa n'umuhungu wari we muhungu abo bahungu bose wowe wemere Kigali nawe mbwira umuhungu wemere Kigali Mungu nemera Kigali yari tonality navuye ari we neme ushaka kubaza abantu b'ibigori Dumba erega gasuku kureba Dumba yarahungabanye biragaragara ariko uzi ko impamvu nafite ibiti imyaka ingana kuri agafata amafaranga akayinvestisa mu bahanzi abo bahanzi wa mbere agahita abubwira ati reka rero nibwakire dore ndayari ariko nta hankoze agahita yigendera agasigara numwe none nawe asigaye amufasha gake ariko abantu bagiye bahomba ku mugaragaro. Hari umukobwa bitaga Pasi Oda nawe yigeze kuza rikirika muheza amafaranga yo kugira ngo ajye kugurira umwana imyenda n'ibiki byose urimo ndasaba abantu bose bari mu mundi gashikiranya yo azana umuhanzi bita Artoise azana n'undi muhanzi bitaga Nessa wumvishe utugambo kama yakuvuze reka nkubwire gasuku Nessa ndamwemera
Nesa Nesa ni igikoko. Nesa buriya Nesa harakagoma ke. Ako buriya ni gute nakaba playingira hano ngo muko ntago mujya mubumva mwihishe ntago irasohoka hari kuko ni umuntu wayinyohereje zabane zose bazarasohotse. Mujya mwumva babahanzi mwihishe ndabizi nkuko mujya mwumva ya mpano mwihishe. Ntago njya ya mpano genda umufana we gusa nuko nyina sigaho nk'urumogi. Ya mpano mu nta muhanzi numwe numva nihishe no se muri abo bose ninde Pornhub. Nta muntu numwe numva nihishe ariko Dumba ariko uziko ya mpano ari igihe umuntu wamuzanye ari nanjye wamushakiye management. None se Bruce uhaye nka korabo nka Rudigaro Nesa uziko hasha. Urumva hari ikibazo kiba kiri mu bintu. Iyi mishinga yanjye itaratungana neza gutekereza ku yabandi birangora. Ubu hari iyo uzatungana ryari Bruce kubizi kwita zatungana. Imishinga yaraga izatungana se uhamudage we. Ariko ndanarumiwe. Ntabwo iratungana mani tanga korabo abana bahikora. Izatungana kandi buriya nyine iyo uri kwitegereza abantu ugenda ubabonamo ubu ngubu aho bigeze ntago ari ibintu by'ubufasha, nta bufasha bukiba muri business yajemo amafaranga. Ni ukubikora ari uko mbona bizabyara nyine umusaruro. Indirimbo ya Nesa yabyara umusaruro. Uri ndabizi pe izo yakoze zabyaye. Urumva Nesa afite ikibazo cy'uko reka Bruce kankwereka ibi bintu kuntu babimeze. Ariko ntuzajya bijya mu mafaranga ntukagiza reka nkubwire ikintu nyine Nesa kirimo kiramunaniza ubu ngubu Nesa na Bitkira. Nuko babuze umuntu abantu bemera ashobora kumubirivingiramo kugira ngo abantu bagire Bruce Melody yamwemeye buriya nibyo. Ubu ni nicyo confirmation ya talent. Ani Bruce abivugiye hanyine kamwemera. Oya buriya ni ibintu bihagije amwemera afite indirimbo. Umva mubwire ikibazo kiri mu muziki kandi gikomeye. Nubwo mureba gutya dutwika ibintu bishyushye abantu bakabikunda mukagira ngo ni ibintu umuntu akora gutyo igifuri nicyo kintu cya nyuma gituma umuntu adatera imbere iyo ari mu muziki. Urabyemera ntabwo ubyemera? Igifuri kujya hayi ibyo wabumwa byose iyo ujya hayi ukarenza urugero kariyeri yawe igwa mu mazi. Urabyemera? Bihuriye ibyo urimo uravuga se bihuriye. Bari bashaka gukoresha amakosa agenda gake koresha break. Umuntu nahamuzura kamfuna. Urumva ariko se Melody umukire wanjye bita Vasili arahoga muri Amerika cyangwa muri inzu. Oya ntago Melody reka yaramowe akivugisha utugambo. Hano ndi kumwe n'uwitwa Joel Jean Baptiste. Agakire gato. Niko Yohani Mubatiza we. Oya. Urumva hari abantu bavuze ngo igifuri ni igiki? Igifuri ni igiswingi. Nukuyobya ubwenge. Ibyo igifuri. Umuhanzi wese mwabonye wagiye igifuri ubwonko bukayoba. Amafaranga azapfa atunze dore ndagateyeye. Urumva nibyo mwakoreye amaroni. Nibyo mwakoreye amaroni. Ntabwo mvuze nabi ariko hayi zirica. Ibaze ibintu na leta ivuga. Ibaze ko na leta ivuga iti mwoka byaramwe mwagabanyije kujya hejuru. Nibyo mwakoreye amaroni. Amaroni twamuhaye ibiyo bibinamwa. Amaroni bro ibintu mwamuhaye ntabwo bibaho. Oya nta kintu twamuhaye ariko sinzi ko nabyo amaroni. Ibyo umubwire Bruce ibyo bintu mwarongeye mu bikora umuntu bita Gibris the teacher. Oya babanje hari umuntu ufata ikiyobyabwenge akagiguha nawe. None se Gibris ariko yabyemera ko yari umusitari kukurenza sibyo? Ndabyemera rwose. Urakoze cyane. Mumaze kumugira gutya munamugira gutya ninde reka nkubwire ukuntu bimera sibyo? Umuntu nkangaha nko muri Canada urumogi ruremewe sibyo? N'abantu bararunywa responsibly. Ariko uremera ko ngo atari urumogi rwanya rwo rwidiriwe. Urumogi rurenze n'urumogi rwo mu Rwanda. Oya rwidiriwe shage. Guhe bro. Imogi zaha barazitunganya zica mu nganda. Imogi zo muri Afurika azinywa gakondo. Abantu muri hano bazi ubwenge mu myumvire ibintu barimo baravuga. Mu nyumvire abantu bazi ubwenge mu nyumvire ibintu barimo baravuga.
urumogi rusiga ubundi kintu kiba kirimo haya ni nikotine gakondo zafunguwe n'amabyi y'isumbirigi cyangwa se y'urukwavu. No, ubundi elema ivamo ijya hayi niyo iri important. It doesn't matter niba uri muri Amerika, niba uri muri nuza muri Afrika kuko zipima nge nta nibimogi nkwa mani ngere ndimo ndabikubwira. Bari kukubwira ngo n'undi muntu mwarangije umuntu bita Gisa. Umukoko ninde na hayi ibintu aba bajene rero bacu baragenda bagakubita igifuri cyamara kuba ryahamisha bakavuga ko ari we wakibahaye. Je ndi pushaye nge ucuruza umuntu wese igifuri Melody ari arakaboro ni mushoje kuririmba wamboro ngandira imbere genda bigusabye ntabwo bigusabye nk'abana ariko mboro kandi imbere indirimbo bitango zanyumiyeho uzi ni ngoma y'amashomampa ariko kera narihirinze mboro rwamubiti abadage batagira umutima mashomampa yahise akora indi ngoma bita ngo Bruce Melody kutagushyira muri video y'indirimbo yanjye nuko nakwanze cyane amajide nakuribuka ibintu yamuvuze habyara ndabuzi ubaza abahungu ariko buramu nibyo twavugaga by'igifuri niyo mpamvu nari nkubwiye bizanyumiyeho ndagira ngo nkwibutse byinshi cyane bari abakobe babaga bicaye nk'ahantu barimo barinywera ibifuri ngo giye ko cyambera tugiye guhitana na getamo none ahangaha uri kumva abantu bose yarabatutse man nibyo nyine nkubwira agahita ajya muri studio bro akaririmba ibintu biri contract bikagira gute agahita ari kwita I am Queen Kaliza masoma baramufunguye garuka imihanda ubu ngubu nta mahoro babona no kutwumva masho yaje ejo bundi ngo ayisasanura ngo ngahita avuga ngo story ngo yamakuru masoma hari agahungu kanje kibera Dubai kagahiririmbi ngo kamusanze yiryamiye yari kuri ntuza cyamukubise yibereye gutya ngo umutipa arampamagara arambwira ngo ndimo ndabona hano cyamashimamba ngo byagishwanya gusa nagiye kureba DPG abora barimo arakinira biyari urukumva Bangkok nyine Bangkok Sodoma ndagenda musanga nabose abahungu babaga kera batwajyaga twebera ngo nabanyaribenga n'ibiki byose uza amagambo DPG yibwire muri ryajwi rye rituje ngabo ngawe nta ntibagikora uziko kera se byari birenze kera byari nyabyumana kera no umuntu yumvaga ari na 6 nyine mugende ubundi nabonye Green P ari kuvuga ngo nagaje yumva umuziki wo mu Rwanda ngo kubera ko ngo ari wa fake ngo yumvira imiziki ya kera Melody nawe aratangiye rego umuziki avuga tumva ndawukora uratangiye ariko ubundi njye reka nkubwire nge ndi Green P imiziki yo mu Rwanda nayumva gute uretse gato dumba nyuma yaho yaje kujya mu kiganiro versus kuri RBA aravuga ngo ajya mu maclub ngo ikimutungura cyane nuko bamukubite wa muziki w'umunyarwanda batacyuma umuziki w'umugande nukuvuga ngo aranawumva ku gufunda gaswera ako ntago ntekereza ko biriya bintu yabitekerejeho neza urumva ni igifu ngo ihene nizo zinjiye mu nzu ziyisenyeraho ariko reka mbabaze ikibazo Bruce Melody na Kasuku Ben avukana na Green P yego urabona The Ben bamushyize hariya bakazana na King Kabaka wapfuye muri King Pazo oya King Kabaka wapfuye Kabaka nyine Jay Polly bakabashyira hariya urumva Green P ari we yakura ninde yakuraho az umuntu bavukana yo tangira nayi bintu nk'ibyo ngibyo inde nande uvukana nande se ngende ubu ikibazo cyawe kidakwitse nyine ari baravuga ari barabaza ngiye ko mbyumvise ari barabaza ngo none ahanga baramutse bazanye nyakwigendera Kabaka the king himself bakamutereka hariya bagatereka na The Ben none bagabwira ngo Green P ngo nahitemo uwo yumva bavukana ubu wumva yumvishe hari umuntu wumva yumvishe bujyemba naje gutanga ubutumya bwanjye muri industry ariko hari kuntu uvuka araso undi mukavukanira mu kazi ibyo bavugaga ashobora kuvuga ko Amag the Black ari umuvandimwe wanjye ariko siwe
Amagi de Black urabizi ko ajya kuvuga nabi. oya Numwifungeho. wese mvuga nabi reka ngewe melody yaramfashe agiye kujya kungurira ibiryaha agiye kujya kungurira ibiryaha mu maji ya mbere yahamagaye Amagi de Black turagenda tujya kumureba ahantu yarari bana mukubisesha umuntu ungana gutya. Ikibazo ngiye kubona mbona ejo bundi nacyo kiba kirabyuze mu gitondo kiba kirankumye cy'amagi kiba kirankumye sha ese ubundi inda yanjye ubundi babangamiye iki nta muntu yigaburira umva bro umva aba batipe noneho ibintu bya YouTube kubigisha mwembi n'abandi bose badukurikiye mukajye mwanga ko babakoma kugukoma ni ikimenyetso simusiga ko nawe wakomye abandi ngewe ikibazo ikintu kimbabaza cyane nibyo inda yanjye ngewe iyo ngiye kuryama ntabwo ijya imbangamira iyo ngiye gucumita nimbangamira mbabazwa rero n'umuntu ushobora kujya kuvuga ko iyo ugiye gufungara se iyo ugiye gufungara oya mu gufungara se ukuntu nzamura akaguru mu gufungara se ukuntu nzamura akaguru ariko ibyo ngibyo ntibyagakwiye kubera umuntu umutwaro uwo ni umutwaro wanjye oya ni ngewe wishakira ngewe ndabikunda twigeze ejo bundi makoni koshwa yarampamagaye amamagara yasaze kandi ari mu bitaro ari guseka bya hatari nabaze se musakiri gute kuri guseka ngo ibintu muri mungu byandyoheye bya hatari ngo none sungu nkanjye ngo nari kubikorana nande ngo byagakoni kunda akanyaga ariko Bruce mujye mumenya ko uko haba akantu ko gukubitana mu tuntu twa hari ikintu nibutse ngiye ntukazangereranye n'abandi ngiye Bruce nshobora kuza kugukoma ndimo ndakora inzira yo kugira ngo nzaze nkurate ariko hari abandi bakaritasi baza bagakuma umuntu barimo baramuhanagura gusa bavuga ibibi byo gusa ikintu kibi gishobora kuba kibi akabisigaho ngaho agafata uwundi uwo muntu muri industry sibo dukeneye ngewe umuntu ashobora no kubona ko ndimo ndibaraguza ngewe Dumba umuntu ashobora kubona ko ariko hari umuntu ujya ubona ukabona ko ashobora gusenya uvuga ngo Dumba wereka guca mu nzira ndende vuga ngo hari ababikorana ubugome ndengakamere ntugire ngo abafana bacu n'abasazi ibintu byose dukora abafana baratureba icya kabiri nakishe ukanyicana ubugome ngende gicucu nanjye sinda gafuka imvugo ari mwe ikintu nukugurizanya ni magirirane ubu ngurije ariko buri urabizi umunsi bizagenda neza ni umunsi nabonye nka Deben nawe bamuvuze agahita haguruka nawe agahamagara nk'aba YouTuber nawe akaza agatamo Melody nawe agahita ahamagara bagatamo noneho showbiz iryoha mu buryo buryoshye cyane reka nkubwize ukuri Kaso Deben ntabwo afite indirimbo Forever irimo iratrendinga umbabarire Bruce mbivugiye kuri live yawe Deben yazimye byarangiye agenda n'ubundi natuzi yamvomeraga no oya Deben agiye gusohora indirimbo na Ntuza agiye gusohora indirimbo na Israel Mbonyi igenda gace ariko Dumba kuzima ko umuhanzi nakamumbwire mbigusobanurira ntabwo wabibona umuhanzi ushobora gukora indirimbo igahitinga n'ubundi yakora niyi kuko ntago none se zo yakoze wari wazimuhaye wowe reka nkubwire uzi kuyiririmbaho muri iyi minsi zigenda ribagira indirimbo z'abandi oya iyo ndirimbo ni Forever God niri uzi kuyiririmbaho igisubizo cyanjye numvaga cyumvikana neza none se niyanjye none se ko tuzizi nizacu mwe muri abafana urumva umva mbabwire mfite imirimo myinshi gusa icyo nzi cyo ni indirimbo nziza y'akazuke abantu bagende bayumva muragira ngo performing mbanyirize sabu dukubitira akantu gato dukubitira akantu gato cyane umva ngewe reka mbisaba abafana hano tubabarire udukubitira akantu gato cyane uribuka ko hari hariyo nzi ya Beni iyo nzi neza turakubabariye dukubitire iyo ngiyuzi neza turakubabariye ndababariye ntayo mbakubitiye ufite umutima mubi Kasuku uzi indirimbo ya Deben barimo barakubeginga ati inkoni zabo
izamba dore umuntu dore abafana murashaka iki? Reka tuvuge ngo ibeshye ubikore se tukwica. Weza nkubikora turebe niba upfa. Byabazanye kuri uyu muhanda nabonye mutazabigeraho. Bera ko urumva nka Beni ndibabwiza ukuri. Ikibazo nanjye rigenda nibagirwa byose nkabivuga ariko muze kumbabarira niba mbeshye. Yarazimye cyane. Beni yari yarazimye. Bruce uravuze ngo The Ben yari yarazimye. Ntukajye umvugira amari kuri eko uri nyiramubande. Kirimo kuri codinga. Wenda kwisobanura kuri codinga. Iyo amatiku atabaho ntago ibintu byari kumworohera ko ahita agaruka mu ngasakuze cyane. Ngibi bifasha impande zombi. Impande rw'abantu be bakumva bisawa urasama cyane. Nje bakarakara cyane bakavuga ati uyu muntu kuki bari kudutukira umuhanzi. Ariko byagiye gupfira rero hajemo abantu tutanganye imyaka n'ubunini bw'imimerere bameze nk'agasuku amajyepfo. Urimo Kasuku barimo baravugane ntabwo ari wowe. Barimo baravugane. Alex Muyoboke ni uri muravuga. Dumba. Alex Muyoboke ni uri mavuga Bruce. Ushaka guteza papa Alex Muyoboke ushaka kumuteza abantu. Melody ntabwo nigeze avuga mu izina. Urukumva wenda uwo muntu twari tumwiuziranyeho n'abandi bose bari bamwumvise sinavuze abantu bafite uruhara kuramo ingofero. Yes, kuramo ingofero. Sinavuze abantu bafite inda zwe kuramo umupira. Kasuka kuri umupira. Ngiye do isidanye. Haguruka nawe bigaragara. Nawe wanze kuririmba sha. Urumva ikintu cyaje kuba nuko competition yari nziza ibintu byari bimeze neza. Aza abantu babizanamo utuntu tubi kubona ko bishobora kubamo ikibazo. Ariko ubwo indirimbo igarura umuntu kuri map iba yabonetse buri bisigaye no guhita afatirana nyine agakubita n'indi mizigo hagakomeza hagashya. Icya kabiri amafaranga y'abafana ba The Ben n'ubundi sinzayarya kuko n'abafana be. Ariko Alex Muyoboke yarahindutse. Yarahindutse twarabimubwiye arabyumva. Inde Alex Muyoboke twarabimubwiye arabyumva. Ibyo bintu urimo uravuga naramubwiye ati Alex ibyo bintu utangiye uri muri icyo competition bireke. Arambwira ati ndabiretse nukuva niyo kigihe ntabwo yongeye asubira. Ntabwo yongeye anabisubiramo. Abona hari manager wanjye uza kuvuga hano ngavuge ngo ngewe ngo wi. Aba manager bajya oya Alex ibyo bintu yarabiretse ntabwo akibikora yabivuyemo pe. Ubundi bashaka amafaranga yashakaga amafaranga asanga Ben nta mafaranga afite. Dumba nako gasuka ari hano ibintu uri muravuga uri muragiye guteranya abantu. Oya nje nta muntu nteranyije man. Nje nteranya bitera. Nose Kasuku kusigaye utinya ngewe nta kintu ngitinya ndi hafi kwifuza. Ninyande kusigaye utinya ngo abantu baguha amafaranga ngo sinzi nuvuga The Ben ngo barakwica ngo sinzi ngo amafaranga ntabwo azaniki ndasubira kwitemera ibiti. Ndatinya ndi. Imbuga nkoranyambaga zanjye nzizana nta muntu wari uzi ko nzaza nta n'uwigeza ntwikira ambwira ngo reka abantu bamenye muri ubu buryo umuswera nyina wari wese nabyuka mu gitondo nkamutama icyo cyubeho ukiza. Oya ariko korona wakoboye bana turwanyaga buriya. Ariko gwe Gasuku wowe kuntu wari umeze wabona agako n'ubundi akantu wenda ruko wagize amahirwe ikinyabupfura kigacika mu Rwanda ugahita ugwamo neza. Ariko ubundi iyo biba bikimeze nka kera abantu badusaba kwitwararika ngo bahanzi ngo uyu muhanzi bamututse ngo nta kintu avuga iyo bamwenga ari ikaruma. Urumva ibyo byose byagiye birangira uko internet tugenda tuyimenyera abantu bamenya ko n'isi bataba mariye. Okama yaravuze ngo kugusaba kurabo ntabwo yashese ubuzima we Bruce Melody nibyo ngibyo bimenye. Okama yaravuze ngo kugusaba kurabo ntabwo yashese ubuzima nibyo ngibyo bimenye. Dumba ntajya tuma umuntu avuga arangiza ibyo arangiza kuvuga ahita ashyiramo ibindi noneho bidafite aho bihurira.
ariko buriya ugeze kubona usaza n'ugusahura Dumba ariko se we umuhanzi wundi yagiye bitaga Alpha Rwirangira kera yajyaga ambwira Alpha yajyaga ambwira ngo jewe ngo ntago nigeze nca underground ngo uzabaze barabahanzi bose nibyo ariko buri muntu inzira ye buri muntu agira umuvuno ese koko yabayeho umustar nawe urabyemera aracyari umustar akugenda gakesha harya yitwa nirindi Alpha aracyari umustar Rwirangira kubera ko competition yanyuzemo nanjye nayigiyemo ntago namuyoberwa project film ariko iza kuba utarayigiyemo nsanga byihorere nyine wimvugisha urakoze cyane Dumba nasanze mu bantu babashe no kuba abana baho bibigoryi muri no muziki nyarwanda uwo mukobwa ntashobora kubabamo urarahubukasha buriya mu bantu bahubuka ku isi niyo muntu wa mbere uhubuka ako ufata inshuti zacu ukazivuga nabi imbere ya inshuti zawe sizo zanjye kandi uzatumeze ibinzanjye magambo yawe arakakaye we yiri muratwika abana bo ku kibuye ngo ni ba element simba ngo hari umuntu witse umusitani witwa Lil G n'umuhanzi udasanzwe hari umuntu wigeze areba ibiganiro bya Lil G nawe agira confidence ziri mu bwenge buke agira confidence wise umutamo agira confidence mu bwenge buke buriya noneho ari gihe kera ngewe Lil G urumva Lil G yatangiye ntajya yibuka ko abantu bakundaga indirimbo ze kubera ko yari umwana bavuga ngo Lil G umwana muto kijya tutarumva n'umwana waririmbye nyine ubaho sibyo noneho uko yagenda agakura bakasa kijya gihe habagaho abana baririmba insubirajwi we Riderman yaririmbaga insubirajwi igenda gake urumva yari umwana w'insubirajwi bakavuye baririmba insubirajwi baneje ari abami b'insubirajwi uwo Lil G rero hari igihe agenda akajya kwita ngo legend nyamwumva n'ibiganiro bijye kuri za nose noneho arongera akora ikosa abyara akita umwana mbese aba papa w'umwana yabyaye akiri umwana abo umwana ufite umwana noneho akajya bakomeza kuvuga ubugambo butari bwiza ibyo ni ibiki biri kuvugira kwa Dumba abana n'umudamu w'umurundikazi niyo umucumbikiye Dumba aramonebe guho mugore kwavuga nka telefone ari kuri telefone uwo mugore nawe ahita kongeza agatele abantu b'abaturage se naguze ukuntu baba bameze abaturage ukuntu bimereye n'abantu beza cyane nawe ahita atumbagira ka live Dumba bari ku live ka mbere umuturage nawe ahita atumbagira ka we ni meri wanje gaswere genda gaswere twubaha ababyeyi reka twubaha ababyeyi ntabwo nzi ko kiba kwa mama cyangwa iwanjye n'umuryango reka ntacyo ubwo dusanga ari umubyeyi reka tumwihorere kumutamo byubahe rwose ntaribi kandi mama Dumba ngiye twaraganiriye ni umumama mwiza ntabwo nzi ko kiba kwa mama aranagukunda rero akunda akasuku kubi ntabwo nzi kuba we mu rugo shaka munsi urizaho ukabyaraho ntabwo nzi ko ari kiratugana gituka n'abantu bagikunda niko kimeze nukuri ukuntu umusanga yicaye ariko baza melody akubwire si ukwiyemera bro si ukwiyemera mubaze ngo sibyo iyo twagiye mu bantu bakuru nyine abantu bari hejuru y'imyaka 30 ari gihe nawe nindi wari umustar abantu baragukunda akasuku ndabizi urakoze cyane kuri iyi sura yanjye namenye ko gutukana ariko menya nkuze nuko mu bintu by'umuco ndetse ntabwo mujye mwumva nk'abasaza bavuga ngo kwapfembera wakebwa woka akaba kumbi umuco sha ni rumaga wabimwe ni umuco Melody n'utangije ibintu abyita umuco mu kanya nuramuko uhamagawe na Minisita Mudara umuco nyarwanda umuco ubuse kuvumba si umuco bandugaruka kuri Lil G nabonye hari ukuntu ari ahangaha harimo arashaka kwandika utuntu hari ukuntu abashaka kwandika narabuze umunsi nanjye nzamutamo utuntu Lil G agira ubwenge ntumuteremi wanjye wokabyara agira ubwenge buke ari kugira ngo urabizi njye mperuka yarashyizemo ibigudi
indirimbo ya nyuma yakoze iyi yakozemo akantu k'agashinyo kabisa yaragafunze agasatsi bien none umuntu wari waramwishe mu mutwe n'umuntu bita Skizi urumva Skizi uramwibuka wa kera ndamwibuka noneho akajya muririmbisha ibintu ngo ni n'amaji n'igikondo n'amahundo n'igikondo kondo ariko kera itubirajwi yabayeho kera ariko Riderman itaza ayishyira ku rwego rwo hejuru abantu bose bageragezaga gukoreshwa ibyo umuntu bita Riderman yakosoye icyo bita insubirajwi mu buryo bwiza cyane ariko rero buriya yari afite umukompetita we umwe bitaga Negji nawe yaririmbaga ibintu byenda kumera nk'ibya Riderman ubundi ariko Negji yageze mu nzira nawe agiye igifuri ubu muzavuga ngo ni Riderman wahaye igifuri Negji oya reba gurya ni ibiyobyabwenge byo birangiza ariko umuntu abinyweye mu kazi ariko bro hose hari undi mujama sinzi niba Melody amuzi bitaga Babli nawe yari ameze neza yejo undi yaranyandikiye Babli yari ameze neza cyane kabisa nawe kijya abantu mwe mudukurikiye Melody ngo arashaka miliyoni ngo y'aba followers mwumve turi kuvuga ibiyobyabwenge ngo mugire ngo ibiyobyabwenge bikoreshwa n'abahanzi gusa kuko abantu bose bari wa wasabasani abantu bose ngo ibiyobyabwenge impamvu iby'abahanzi birabura cyane nuko baba bazi rero ntimufate ibiyobyabwenge ngo mubitwerere abahanzi dore twakuze ari uko batubwira nagiye mu muzi ngo ninakubiswe kugira ngo ndeke kuririmba banshinje igifuri ntananywa sha ariko ibyo ntago byatuma wimanesa indirimbo ya Buda ivuga ngo nanone kandi bongeye abanzi bakamejeje imbiriti tutifotse indirimbo yita nguki indirimbo yita nguki izabu ziririmba neza sha iz'abandi ukaziririmba nkaho ari iz'abandi uzi kuziririmba nabi mwana kubushake nkaho ari comedy n'izanjye ngo abanzi barakomeye ngo nyene nane udajya afata akajwi akagatumbagiza ewa nakagutamo ibintu utatekerezaga hari nk'ingoma twajya Buda mugira indirimbo bita ngo customer care buriya mfana Riderman nk'umuntu wanyinspiye ariko mfana Bulldog nk'umuhanzi w'umuhanga Bulldog mu bahanzi nafanaga Bulldog ni mubi cyane ariko umwami Kabaka byari birenze ndamwemera ariko njyewe by'umwihariko fata Bulldog nk'umuraperi wabayeho mu Rwanda udasanzwe ariko yewe namukundaga kiririmba bya bindi bya kera bizaba bimeze bite nitwimikwa bizaba ari bicika udakubise chorus uvuga ngo uzakubwira yuko banzi nabo uzamuseke uzamushinyike bavuge kutari muzima kazaroho indirimbo yita kazaroho nagerageje kuvuga ibiri mu banyarwanda ngerageza kuvuga ibiri mu ngo z'abakene banyumva gake banyumva nk'uri kunyana yimbwa gukura k'umushwi si muwe zagaca kora ibyo uzibavuge kutari muzima kazaroho uvuze iby'ibyo bimoro uhita unyibutsa umujama umwe wagendanye n'aba-TG bita Mugisha mu giti uramwibuka mu giti none se mu giti ni yari mu backup singer wa Jay Polly urakoze cyane mu giti yagurishije inzu y'ababyeyi ahantu bita mu giti yaranje Sodoma bamukubita miliyoni 120 mu giti akajya ava Karuruma ngo akagira inyota akajya kunywa amazi kabuga ngo niho haba amazi aryoshye asha mufite amagambo cyo muravuga uzi ko ndushye oya uwo mujama ngo bita mu giti mugere murebe mu ndirimbo ya Kabaka bita akanyarira jisho Jay Polly amukoreza umusaraba nyine namuga ni nabirangiriye mukanyarira jisho abayikoreye umusaraba ntago ndi kumenya ibintu ni internet yanjye iri guhagarara cyane ni internet yawe utangiye kugenda ibiza ariko ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko uracyakoresha bwa buboro bwo mu Rwanda
oya nanone oya ahubwo agafone kanjye kagiye kuzimubanza ngiye kubakwipa agafone kagiye kurangira sezera. So mu gihe agafone kagiye kurangira rero uri kumva reka mande babwira akantu kamwe. Dumba hano hari umwana w'umuhanzi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Ganza Eric. Ganza Eric mw'abantu mwe mugende mu murebe indirimbo ze muraza kuza kumbwira. Ubu utangiye kujya unkoreraho imirimo y'iyamamaza bikorwa. Nonese we niwatubwiye ko ushaka 1 miliyoni. Ishaka koko. Mugende murebe indirimbo za Ganza Eric mwoka byaramwe aririmba indirimbo za gospel ne muhanzi wa mbere ku isi uririmba indirimbo za gospel nziza. Ikibazo rero muraza kuva aho ngaho mugume mwamamaza mwerekana ko mushaka cyane nimuraya mvuga ngo Duma niwe mukene. None se Dumba ngewe akazi kantunze cyangwa se imirimo nkora nuko ngomba kubagezaho amakuru y'ibyiza nkabagezaho amakuru y'ibibi ibyo bikantunga umunsi ku wundi. Wakwata ku mukire wanjye bitaho agashino kanyoko direct. Dumba n'ubundi ntaga amafaranga ava mu bintu bitari ugukora. Natwe tuba dukoze abo nyuzamo nawe akantu wamamaze wenda. Nawe nyuzamo akantu wamamaze. Ndashaka guys kubabwira ko 155 irenze cyane. 155 irarenze nicyo kintu cyonyine dufite ubu ngubu. Ndashaka kubabwira ko nta wundi muhanzi tuzumva atari wo muri 155. Dumba ikindi kintu ugomba guhita ubwira abantu ugomba guhita ubabwira ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushaka kwifotoza ifoto nziza cyane ya danje ugomba gukoresha abafotografe babiri. Hari uwo bita Jonathan Feruzi cyangwa se ugakoresha uwo bita Big J photographer. Abo ni bo fotografe ba mbere. Ibyo byombi byakora ugakoresha phone yawe. Ndakomeza bashishikariza gukoresha kumva indirimbo za 155 mugene mwumva indirimbo y'umwana mushasha Roscan nayo irahari kuri YouTube. Ngiye comment yanjye yahagaze nashaka kubaza abantu niba ari ikintu tutavuzeho niba muri kuyasoma mubambarize duhite tubisoza. Ngo niki mushaka ko tuvugaho aka kanya ariko abakobwa beza barimo baranyandikira ni box mw'abantu mu ibintu bitakwiye ibikorwa by'ino minsi nabyo bikunda umuntu ufite urugamba nk'akasuku mwandikiraho mushaka. Baba abakobwa bankunda nuko ko basigaye babona nsige ngenda n'abakiri kandi nkama nambaye ibintu bihenze. Ejo bundi nambaye baza Meroda kubwira muri Rwanda Day nari nambaye ikote ry'ibihumbi 6 by'idolari nariguriye i Washington DC neza indani nyimara kuhagera njya mu iduka ryaho ryiza cyane nitera parfait y'amadolari 7,000. Bruce yes reba ino ngofero iyo ngofero ni umugabo bita Mikiliste sibyo. Iyo ngofero ni brand y'inyarwanda isa nka Illuminati. Nukuvuga ko urabonamo inka ukabonamo n'ubwami ariko iyo nka bakayita inyambo. Nukuvuga tukavuga ati inyambo z'ibwami kimeze nk'iyo kuri Chicago Bulls. Oya izo ni inka zo mu Rwanda bro. Izo ni inka zo Chicago Bulls n'uduhembe duto. Izi ni inka zo mu Rwanda ni inyambo z'ibwami. Nukuvuga ko inyambo z'ibwami ni inka yambaye ikamba. Donc iyo ubwami ngige look yego. Urabibona inyambo z'ibwami noneho akaba aribo bakora ino mipira. Urumva ino mipira nukuvuga ko kamaze nkwereke. Ngewe abanyarwanda mbehereza ibintu biri class top my friend pani ibiboro byanyu muza mwabaza ntuza. Uno mupira turimo turakora nkuko wabona Che Guevara cyangwa Martin Luther King cyangwa Malcolm X abantu nkuko wavuga Bob Marley kubera president wacu dukoreye ibintu byinshi cyane ntago twajya kurata abandi kandi dufite intwari zacu. Nukuvuga ko iyo ngofero niyo ngewe Dumba niyambarira nibyo nzajya nambara n'ubundi. Aha ndimo ndabereka inyambo z'ubwami zazindi nizo zikora ino mipira wabibonye. None se ibyo bintu biboneka he Dumba? Then company bayita Hobe nyine iyo biboneka he? Wowe tuza gukora umuntu nyandikira muri DM ibi byose ndabikwereka. Dumba none se barongeye baramuhamagaye bamwimye ijambo. Dumba size yanjye urabona nayibona size wayibona pe size wayibona size zose zirahari bro.
ibi ngibi nibyo impamvu iri muri iyi kureri, iyi ngiyi kureri iri amegre nuko inkotanyi buri gihe ngaho urekeye aho ngaho rero ibindi inkotanyi buri gihe bro, inkotanyi buri gihe urekeye. ariko umupira niwo ubu n'umupira noneho umupira ni oji ntabwo ari ya mipira ariko ni ibintu byinshi ngomba kuvugaho, gusa nuko nafite umwanya kandi sitaka kugaragara nk'umuntu uri muri amamaza, nubwo nibyo bintu twakabaye twamamaza. Uno mupira ni wa mupira urabona nyine ko na sticker nyine ni OG, sticker ni OG biboro byantuze. None uno mupira ahangaha hari president wacu, ahari his excellency, iyi ni plastic, iyi ni plastic. Iyi ni plastic ntabwo ari bya bindi bashyiramo ngo sijoyi ni. Cabangezo muze musuza abantu. Wira meza azanye na Olivier. Bamereza. Yeah. Big boss, Olivier. Olivier. Yes. Sasa unaangalia niko nafanya live, niko naongea maneno mingi lakini sipati. Wakupe vraiment. Bombe iko. Ambia mukire mutoya. Mukire kizamuka. Agiye kugukorera umutirana. Asante. Dumba yoni. Abakire bari upcoming. Ahita avuga ngo cash up. Dumba uraho n'ingofero z'ibwami. Wabibonye? Joel cash up yanjye urayifite? Cash up urayifite, cash up nakohereje muto. Ryari? Ejo bundi nagoye cash up. Nyonye gusubiza se? Yime. Kambite guhereza na Dumba wabyumvise wacu. Dumba rero abo bahungu basa nk'abantu baba bihirinze cyane kugira kubona amafaranga kandi murashaka kuba ko amafaranga. Urumva Dumba kubera ko umunyarwanda w'umuturage aracyajajinga abantu. Ntaga ari ukujyaje. Ndakumenyesha ko usana mitsutsu wambaye iyo ngofero. Abo bahungu abandi mushaka gukura ibyinyo. Dumba. Wegenda gake wicare ucuruza ingofero za cowboy. Uri kumva? Ako murebe abantu banze barimo baranga kugishyigikira ibintu by'iwacu. Oya turi kubishyira. Dumba. Turi kubishyira cyane nuko ari umuco ko ari wowe umuntu ugomba gushyigikira ibintu nk'ibi. Banzu reke mande nkubwire gato. Urabona bari abakire babiri yewe none hangamba bamubwiye ni ukuvuga ngo baba bicaye bavuga ngo ese ko Gasuku atavuga nganywa kanura. Ndagasera mafi. Ariko Dumba we abo bahungu bafite amafaranga ariko basa nk'abahungu bashobora kuba bakunda igituba cyane. Oya n'abakristo bukatiro. Dumba afite umugore. Sorry. Kasuri mugako. Izere ko abantu rero tubahaye show nta kintu tugiye tutababwiye. Abangaba se baratubaza iki ko twabarangije twebwe. Turabibakoreye mu buryo bukomeye cyane. Yo Kinews bis. Turi kumwe sana Eric Ganza niwe Ganza mugende gukurikirane. Bigute sinago mbizi. Wowe nukura akantu kiruba uhita ujya kuri share uyihereze titre urekere. Good reka mbanze mveho none. Uyu munsi ni akantu k'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Wewe ndi kurangiza